ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategurira igice cya mbere cy'umukino witwa Imbuto z'umugomo wanditswe na Rudakubana unonosorwa n'itorero Indamutsa. Urukundo ni rwiza cyane, ariko nanone kenshi hari uwarwitwaza agahemukira abandi akababera isoko y'agahinda n'umubabaro by'igihe kirekire. Gusa kenshi twibeshya ko iyo dukoreye abandi bibi, ibibi biba bishize ku isi. Ese umunsi twibibi byatugwiririye tuzitabaza abandi ko inshuti zacu tuba twamaze kuzihemukira. Aha kwebo kagiwa mugarura ntikazagarukana ubukana burenze ubwo twakoherejemo. Tubitekerezeho karenze kabiri dukora igikwiriye. Dukurikira umukino. Gakomeza umbwire Shayiri. Banza umpereze kuri ayo mazi nongere nsomeho muto. Ubwo se simbona yashizemo. Reka nongere ngusukire mandi. Ese ubundi yiri Karame, wa muhungu wawe ujya usetsa ngo ndikadudariye ko ntamubonye. yewe hari ibyo namutumyemo kwa mabukwe ntawe uhari. Ese Ihangane nkurushye shani wowe muntu ufite kuri iyi si. yego manda. Nta kibazo Shayiri. Ndabizi rwose kandi uri inshuti yanjye. Kandi ndagukunda cyane, sibyo? Urabizi twabanye henshi haba mu mashuri ndetse na nyuma yaho turangirije kwiga. Ubwo rero ibyo kundushya sinzi aho bikuye rwose. Akira amazi wongere usomeho. Kose. Umuhogo we wari wumye neza neza. Numvaga byanze pe. Yewe. Ubundi se shaka komba nkuganyira iby'urushako rwanjye biba byananiye. Ufite ubwoba ko mba nkuhabura ukazatinya kwishakira umugabo. Ugira ngo se n'ubundi sinahabutse. Oya sha ntuzabigendere. Byihorere. Musonera kuba mbere umwana mubi ntabwo bivuze ko uzashaka azaba nkawe. Shaho njye nibuka ukuntu mwakundanaga we. Yababa we. Numvaga urukundo rwanyu runtera ishyari neza neza. Shaho umva nanjye nifuza guhita mbona uwo dukundana. Ariko nyine uwo dukundanye nkabona nta nkunda nkuko musonera gukunda. Ntawe utarahiriraga urukundo rwacu pe. N'ababyeyi bandeze bajya kujya kuba hanze barambwiye bati tugusize mu maboko meza. Musonera turamwizeye yazatubera aho tutari. Akubera umubyeyi utakigira, akubera abavandimwe utagira, mbese akubera byose. Ihangane Shawirira yiri. Ihanganiriza nshuti yanjye. Nibuka ayo magambo natekereza ko ntapfa kubona uko nsubirana nabo nkumva agahinda karanyishe. Baba we. Nareba ukuntu umusonera muza ku nkeke ngo simbyara kandi azi neza ikibazo nagize. Azi ko ya mbere yavuyemo. Nkaba ntaragira amahirwe yo gusama inda. Ngo nyina ngo arashaka umwuzukuru bikiyongera kuba atakinyitaho anca inyuma n'ibindi bibi byose nkumva nanze urushaho. Baba we. Umura Shayiri. Reka dukomeze iyi nzira yo kumuganiriza wenda hari igihe azahinduka, sibyo? Tugerageze. Ni ukuri. Erega hari igihe umuntu aba mubi hari akantu gato yakayumuteye hanyuma kashira akagaruka ku murongo. Aho kantu satambwira ngo tuganireho ni kantu nyabake. Wamenya. Ubona ko rero wari watwihereye gahunda kwaza kare tukaganira. Ubu wabona atashye yasinza nkubita ntazi ibyo avuye. Oya nanone. Ariyo witangiye gahunda ntabyakora rwose. Urabona atabuze ikimukerereza. Oya musonera n'umuzisha. Ubuze telefone ye twayahamagaye kangahe ntiyanze kuyifata. Ariko yatwandikiye avuga ko aje twihanganaho gato. Ako no kujijisha yewe. Gusa disi muto. Karame. Ndagushimira rwose ukuntu mba hafi. Ukanganiriza, ukampumuriza. Hari uko nyangira ibitekerezo bibi byo kwiyambura ubuzima.
nuko nakwibuka kumba hafi nk'inshuti yanjye nkabona imbaraga zinkomeza nkashinyiriza. Umura ndahari ku bwawiriza. Disi ubu nushaka nzasigara bupfubyi, uzahita umburira umwanya wite ku mugabo wawe. Oya ntibishoboka kandi ntibishoboka humura. Kutunyura hose nta no kudusuhuza ntubona ko hari umushyitsi. Mana Nta yawe. namwiriwe koko. Mwiriwe sibyo mwashakaga? Yego nyagasani. None se ko mwatinze kandi mwari muzi gahunda twahanye. Dore umushyitsi yabategereje yarambiwe hafi yo kwitahira. Yaranegereje n'iki se? Yego bawo. Yewe hari gahunda yanyunze? Yego ko. None se wamuhaye gahunda y'uyu munsi kwaza hano tukaganira. Ariko nganira nawe ibiki? Ganira ibikira? Yewe mujya munyobera pe. Ubu ndeke akazi rero ngo je mu magambo y'abagore. Yego. Musone. Musone ibiki? Yego mana. Yego wenda akazi kakubanye kenshi. Nyine wakabimenye. Nabyumvise pe. Ariko nyine uribuka ko hari ibyiriza yari yifuje ko naza nkabafasha kubiganiraho nyine bigendanye n'imibanire yanyu inshuti y'umuryango wanyu. Ndabasha kubiganiraho. Ntubyibuka se? Ariko iyo miteto yawe izashira ryari? Ngaha gakomye kose urazana abantu ngo byacitse. Usigaje kuzagere gukorora ugatumizaho polisi ngo nige musore rukuvuze niba heke. Niko wazajya umenya imyaka yawe ukibuka ko utakiri umwana wo kurizwa n'ubusa byaciranga ni kubi. Musone utuza rwose tuza. Umura rwose singenzwa n'inabi. Ntugenzwa n'inabi? Ni mama ya Mungu. Tuza pe. Muto. Karamba. Ngaho nawe nyumvira. Umugabo tumaze iminsi 2 duhanye gahunda none reba biteye twatsi. Yarengiza amahirwe aje atasinze none reba nabyarabyanze. Reka begere wa mugore we. Ndavuze ngo ntunyurire. Urumva? Iyo nsinze sa yanjye nkwera. Niko ko wirirwa wicaye ahangaha si nkora akazi nkaguhahira ukuzuza uwo mudigi wawe wicaye hano. Hari akandi kazugira? Hari akazugira wowe? Ko Musone. Wari wumva giye Musone n'itotomba? Wabona ukuntu ushyira imbere rega ukagira ngo nibura harimo n'umwana. Baba data we. Nyabona Musone arasiga uzukomeretsa undi mwana rwose siwe wigize sibyo. Umva ndavuze ngo ntakanyashira hisore. Cijuruka Musone. Iriza. Reka kwiriza niko nkubwiye. Ujye wicara hano tuze urumva neza? Uzabura ibyo kurya. Ariko nanjye ntugashake kungenza wembe sire do 4 bouche. Yego ko mana yanjye. Icecekeresha. Ihangane inshuti yanjye. Muhoze. Musone ribiki? Mbabarira basi tuze tuganire nicyo cyanzinduye. Umva wa mukobwa we nako niba uri n'umugore simbizi. Nawe ndakwiyamye gasopo. Uranyiyamye kuko Musone. Ndakwiyamye niko nkubwiye. Kwanza umva ndavuze ngo nkubure muri urugo rwanjye vuba. None si cyanze. Ndavuze ngo mbivuge mu ruhe rurimi kugira ubyumve. Ahundi naho muhera muzana ubwo bushinzi bwanyu. None surakomeje kukuranyirukanye Musone. Umva ahubwo ndavuze ngo mbare kabira hangaha ntakikubona. Basi se wabanje ukantega amatwi. Ntabyo ushaka. Umva ndavuze ngo mbare kabira ahubwo ntakikubona. Basi se wabanje ukanyuma. Okay ndabona udashaka kugenda. Reka nze sha. Reka nze. Nsange ukira aho ngaho urakabona. Muto. Karamba. Ushaka wigendera umugabo wanjye niko ameze yanagukubita pe. Yego mana yanjye byakomeye da. Niko uracyara sha. Nagiye. Uracyara. Java mukubere none hanga. Kadudu. Niko uyu mujinga we yari hekwe nk'abo bose ko. Niko sha. Kadudu. Ndavuze ngo cyebura uyu mujinga none hambira hanga. Niko se wisunika reka nijya. Iriza. Nawe vana yo marira hangaha urumva nkubure hano. Urumva ndavuze ngo are mu cyumba. Nihutekera vose nyine. Genda. Ese muhu niwe wakomangishaga ibiyo nk'ushaka kumenera urugi. Nije mabusha. Ese nta soni wabonaga iyo ukandaho. Reka ndebe niba nirangi ryanjye utarivanyeho. Soni se ku rupangu. Reka soni nyize ku ishuri gusa pe.
nuko rwose ngaho injira rero. mabuja yari abantumyeho. Kuvuga mabuja kabiri se ndamenya ibyo ari ibiki kandi. Nyine mabuja umwe ni uwahomba nihiriza, undi mvuze ni mwebwe. Nyine yarambwiye ngo nze mumpe ibintu mwari mwamwemereye. Hanyuma se ko namubwiye ngo yiyizire agutumye nkandi, kandi uriya mugore arasuzugura ye. Yewe ntabwo yanze kuza, ahubwo ntabwo ameze neza. Ku buryo arinda kuntumaho umukozi. Ubwo se azinendaga kumubwira iki ko yakohereje. Hoshi isubira ugenda umubwire yiyizire ubwe. None se ko yambwiye ko atameze neza atabasha kuza. Ngaho mvira hano nawe rero. Genda umubwire yiyizire nataza arorere, urumva? Sohoka, nyaruka dore umuryango urakinguye. Ese uwo musore ujujubikanya n'inde Merisia? Ntumubona se, ni wa muhungu ukorera bamusonera. None se uramuhora iki? Niko sha. Karame. Ukoze ibiki bitumye bagusohora bake? Nyine mabuja yarantumye ngo hari ibyo yamwemereye ngo nze mbimufatire ngo kuko atameze neza. None se bimwe bakabimushyira niba atameze neza uragira ngo abigira? Naho shise nyine, ntameze neza se ninda twitiri kumumerera nabi ngo mbimenye. Ariko Merisia, uriya mukazana we wamushyize hasi. Iyo cyose umvuga nabi ubuntu uzagiza ryari? Igihe cyose atari yampumwuzukuru, ntabwo nzabyihanganira rwose. Ariko ibyo ni iki? Reba imyaka tugejeje nta kuzukuru. Babudensiya na hirya hariya ntibafite abuzukuru 5 kandi barashyingiwe imyaka 10 nyuma yacu. Ariko rubara ntimuburi bashyushye imitwe koko. None Siriza niyo maze kubyara umwana ra? Wenda ngo tuvuge ko ari ikosa ukwiriye kumuhora. Ataba wese kandi niba atabibasha azahave musonera za nubibasha. Ese ubwo wowe ntago ubona ko turi mu marembera? Ubwo urumva kuva kuri izi nta nakuzukuru tuhase atari ukugushisha no koko. Ariko yitangaza ko ariko usigusa ubanza hari n'ikintu upfa nuriya mukazana. Ntacyo. Ukuntu mbona yitonda koko ubundi mwapfuye iki? Nta kindi pfa nawe yewe dupfa ko atampumwuzukuru. Imyaka 3 bamaze babana ni myinshi kandi musonera niwe muhungu mfite wakabaya mpumwuzukuru rwose. Ariko Merisiana rwose nawe uransetsa. Hanyuma se mukuru wa musonera Merisiana uramwiyambuye. Atu kiriya kizongo se cyabaye ikizezenge uriye uhora mu nzoga imyaka 38 inzoga zaramwokamye ahora ari umusinzi ubona hari gahunda y'urushako afite. Ubundi go ziriya nzoga nkubona yatera indi gafata. Ubwo rero ugomba gutegereza aho musonera azamubonera cyangwa ugategereza Kabebe narangiza amashuri agashaka umugabo. Kabebe namwizera ntewe kubera iki? Abakobwa bajya kwiga mu mahanga wamenya zavana y'ibihe bitekerezo ko nawe wabona aje avuga ngo sinzashaka vuba ntarakorera amafaranga yanjye. Hari uko ntamugize ngo abanza arongorwa abone kujya kwiga ntiyananiye. Maze ro Merisiana ntukantotereza abana. We hari uwagushyize ku ruhata ryo? Mbese kandi rwose humura niba arabuzukuru uzababona ubure naho ubashyira. Uretse ejo bundi Merisiana buriya burara bw'umunsi umwe uzajya kubona ubona bakazanutanazi bakuzaniye abuzukuru barunzaho. Oya kandi abusimba shaka rwose. Ngaho rero nshaka abanyuze mu mucyo. Ariko kazimi nkubazi ntambaza ikizi komba mbona wowe udahangayikishijwe nuko dushaje dufite abana 3 bose nta numwe uduha umwuzukuru ubwo wumva ari byo? Ariko nawe uri igitangaza koko. Hanyuma se ari impangayikisha mbabyaze ku ngufu. Akasekirayo. Oya shanti kurasha. Yaburi ndikure banditse ke nisanze warwana. We nawe ndavuze ngo hita usohokera aha ngaha vuba cyangwa bibe nabi. Ariko bana yanjye mvego umugabo ngo ararakara akagira ubwoba we uragirisha ngewe musonera uzi ko ntigira ngo zahita imirishyo nanjye nahise mbebera ngo erega mba ngomba kwerekana ko we ntaho duhuriye urumva kuko hagize akamenyetso na kamwe nyine kabigaragaza twaba turi mu mazi abiri. ewe shari cyakora uri umuhanga akaze musonera ntabwo noroye narakwemeye sana ovaye rega nanjye ubwenge nta urumva ubu se nyuma ya biriya bitutsi byose nagutukiye mu maso ye yarenga agakeka ko ngewe nawe hari icyo duhuriraho niyo babimubwira akajana yahera
ahubwo n'uburyo ngewe ubwanjye mwitaho mwamuba hafi cyane ndetse n'inama mugira buri gihe nabyo bituma atadukeka na gato cyane rwose reka umuginga twamushyize hagati tumukina nk'akabaro ntiyamenye ibyo ari byo yashase umuginga ni umugore wawe naho she umugore wanjye se ndamukunda nikundira wowe shane igikobwa cyiza giteye neza kimushimisha ibihe byose wakase wingora kukibona erega mva numva ariwe twahorana genda ndakubeshya se shake ko aramusane nanjye ndakwikundira mbabazwa nuko tudahorana sha si wowe se utarandongoye ukirongorera inshuti yangiriza hanyuma se si wowe wanze kwigaragaza ngo nkumenye mbere y'uko nkora ubukwe genda size se utaratumye tumenya na mbere ngo duhure twikundanire ariko shaho buriya nkubona bwa mbere mu bukwe wambariye iriza shaho mva muto narakurebaga nkumva kwihangana biranze ndavuga naho nkwegerera hose ndakubwira ko uri mwiza cyane uteye neza pe yego bana ngewe gisi ntabyo nari nitayeho ni impamvu buriya rero nubwo utabizi nari nashize sha yamvangase ndakubeshya se ukabura kwita ku mugore wawe ukandangarira ni impamvu da kurangariye biranatinda ni ingeso ubundi wamubwiye ngo yambarirwe n'abakobwa beza kumurusha reka kubwiza uko ubukwe bwararangiye ndakubura nkajya ntinya kumusaba nimero yawe kera kabaye mbona uje kumusura sha ntahaho ntuncika pe nimero ndayisigara ariko uri umunyamitwe shabo kandi mbese kandi uzi ikintu kinsekeje ni igiki nibutse ukuntu watumye umukozi yatinda ukamuhamagaza telefone yanjye nyuma ukaza kuyimwaka reka buriya uzi se ukwifuza impamvu nabigenje kuriya nangaga kuyaka umugore ngo atazavaho aheka urumva naho ugeyeho nayo narashize nkubona nkumva nakwiyahuraho pe ariko nareba ririya debe ngo niriza nkumva ndanizwe pe neza neza tuza rero waranyegukanye nanjye waranshutse sha none nsigaye nshinya umushiti yanjye magara ni ibiki ariko inshuti yawe ibyo biki ngiye kumva numva ashaka no gutandukana n'uriya utabyara ubundi nkibanira nawe sha igikobwa cyiza we tangiye dore reka batwihubwire rwose ntabwo ari ukubeshya iyo nkurebye nkibuka ku nkunda numva nta nijoro ikundutira pe rwose musane nanjye ndagukunda gitego mu bagabo ntiwumva se sha nkunda ukuntu nyitaho ikora kwitabwaho mba numva naguhora iruhande iteka nkakumenya nkakunezeza undi ugatuza ukumva ko koko nawe uri umugabo ugaterwa ishema no kuba ufite umugore ugukunda yego nyine uwo wundi urata mu bandi cyane rwose mana we mana koko nk'ubu kuki nashatse vuba koko kuki ntategereje gato ngo mbanze nimenyere mutoni aba ari we twibanye mana umva reka nkubwire wa mana we uri imana ariko aho warampemukiye ubyumve pe wa mana we ndabikubwiye ni wari ukwiriye kungenza utya oya shu imana ni nziza oya hariya yarampemukiye rwose gusa ahubwo iyo udakora ubukwe na Eliza twari kuzapfa guhurira cyakora nanone nabona ko twamenyanye maze nanjye ngahita mbona n'akazi nkakwegera byihorere sha umukecuru rero uri hariya yancanyeho umuriro ngo ni indongore vuba ngo harashaka umukazana n'umwuzukuru ubwo ntajye mba ndahubutse nzaniriza none n'uwo mwuzukuru ntiyabonetse ariko ntukamurenganye musoni nkamurenganye none se ko inda ye byose ikavamo akaba atarabasha gusama indi urumva wamurenganya koko wumva reka nkubwire muto mama uri hariya nawe ntazamworohera ndamwiyiziye ariko sheri wari uzi n'ikindi ngiye kugerageza muri ibishoboka byose uriya mugore tuzatandukane vuba ubundi nibanire nawe nta mpamvu yo kubana n'ibyo udakunze icyemezo uragifasha rwose musonera uzabigenza ute se uko nzabigenza ngiye musonera buri urangirisha nzagerageza kumubangamira uko nshoboye kose mpaka arambiwe akagenda
utese sho wahute ambwira urabona azajya he isi neza ko nta wundi muryango agira utari mwe ibyo ntabwo bireba ko yewe uzi ko n'abamureze bigiriye hanze bamugusigiye umva reka nkubwire muto mu rukundo nta mpuhwe ziba muto urumva azashaka iyo yohohera si ngewe wamubwiye ngo agire ubwiza budahagije ntanyura nk'ubwawe urumva neza ubundi iyo papa bashyigikiye nk'uko mama ashyigikira mu kutamukunda ubiriza aba yaragiye kera ariko humura bizakunda mukunzi ariko ndabyizeye byo nanjye muto papa rero yantumyeho sinzi ibyo ashaka kumbwira wasanga wenda nawe mama yaramwigishije bakanshyigikira bombi umva sinkubeshye iriza noneho ntiyamara akado kabiri sheri karame mukunzi ngira inyihoberere shaka kaguhobera gusa se mbi nkongeze iki ahubwo terura amutanga sheri ariko mwana yanjye felicien niko felicien ibyo uri gukora ni ibiki subiza ayo macupa muri firigo nona ariko shani ngewe ubwira utyo nyanyanyanyesho kwanza icyo kizina sinzongera kukikumva ndavuze ngo subizamo iyo nzoga vuba karyaro ujya wibuka kuri karyarugo nyanyanyeshwa hano se ni iwanyu ushaka gutanga amategeko iwacu ni iwanyu se ngo mbimenye ni kwa si iwanyu ni kwa petit frere g'abanyakarindi we umva ntabwo nemera ko izo nzoga uzinywa buri gihe uraza ukanywa inzoga z'abandi utanazisabye bosi yaza akazibura akamerera nabi buri gihe urumva ibyo ngenzi nzabivamo subizamo ayo macupa vuba ese wagiye woroshya umutsisha iri cupa rimwe ngiye kunywa rirezimaramo aha wiri ujya umenya ko hano ari kwa murumuna wanjye kandi ntiyanyima icupa mani mpereza iryo cupa yewe zana iryo cupa felicien asike ngo nako ferije ikintu cy'igisaza gusa we uwo murumuna wese kuki uba utazimusabye ugacunga adahari ukaza kuziba ubushize niwambeshye ngo yazikwemereye yaza akenda kunkubita ntiyendaga kunkata umushahara ko ari uko mabuja yandengeye wajya umpa amahoro koko amahane ufite hasi noneho mbabarira ndeke nisomero gake sibwo ntabwo nyimaramo ubundi nongere nyipfundikire cyamana icyaka kimereye nabi ndagize ninde wakubwize ko byari bayisukaho bakongera bagayipfundikira hasi noneho reka nkwereke niba hari ka divayi genda udukireho mu kirahure unzanireho nta kibazo yewe ndabizi baba barayinyoyeho musonera ndamwiyiziye mani kabisa ugira vuba mani umbabarire mu cyumba cyabo kandi sinyangeramo kuba mu cyumba none se mani mva reka nkubwire sibyo genda nyine uzane ntawe uri bumenye ko wahageze ntacyaka kimereye nabi sana ubundi se hari igice cyakuba utagifite ntumva mani kawanzanira sha mabuja arahari ari mu cyumba da urumva kandi n'ubusanzwe sinjya nkandagira mu cyumba cyabo rero mpa amahoro sinakwihanganira iki cyaka rero umva yewe data we kandi ndari mu kibakiro sha yewe data we beza hano felicien beza ntanyuma beza ariko felicien uzanguraho felicien uzanyirukanisha felicien ugakura icupa ku munwa w'umugabo koko felicien uzanyirukanisha none se ko nayifunguye ubwo urayimaze wagiye umpa amahoro ko kuki buri gihe ubuza ukambuza amahoro hano ni inywere mani byagenze bite ko numva urusaku rwakurenze uzi ko unkanguye mabuja rwose dore felicien ari kwiha inzoga ntabwo di felicien namubujije aranga none dore ayifunguje amenyo mabuja rwose bosi ntiyakongera kuntuka hejuru y'amafuti ya mukuru ngiye ibintu ngenda birambiwe mabuja ngenda birambiwe warwana we mbere na mbere ntuzongere kunyita ibyo bizima mabuja hata nyine icyaka cyari kinyishe icyaka cyari kinyishe akanaringa afashe nyine
ni nk'uko peti furere yangurira agacupa kandi rwose sinanduranya pe ni icyaka cyari kinzonze rwose kandi nta kundi nari kubigenza uretse uru rwana ruba genda wowe buri gihe utuma bamerera nabi kubera kwiha inzoga kwawe ubundi wajya uza wanazimusabye nibura ariko ubundi kuki nzano ntunyakire nk'umushyitsi ngo unanzimanire wa rwanda ntuzi ko ndi mukuru wa bosi wawe ubwo ngewe ndi bosi wawe mukuru udashaka gutanga amategeko hano wambwawe kandi ntujya wumva wibagiwe kuri karya rwano sha wamwumvise akantu abatambitsemo zakumena agahanga wese zakumena agahanga ntabwo nteka ntangane rwose sinshaka amahane hano ntiwumva arata ko unyita neza ferigi aho uyu musenzi we ni ukwirirwa bavuga ngo feliciyani na bene wanyu wa musenzi ngewe uzongera nzakwirenza urumva feliciyani uzaryita uzabyara aba bari kongerere kuri karya rugo utazaba umusinzi nkawe karya rugo feliciyani ngaho rero iryo cupa bakure kuri nkwe ariko nanone ntukomeze kumutuka sibyo wumva arata heriza wa musenzi pe fatwa afatwe wiba naho gafatwe mire ako mwaretse gutongana ye baba we ariko bamwe baragwira hana yanjye ubu noneho ndanyuzwe eba ubu kandi nta kindi cyangenzaga murabeho genda nyaruka ubutareba inyuma areba ibaye sha ariko mana yanjye inzoga ni mbi pe ndebera ukuntu umusore yabaye kubera zo ntiwumva se nuko avuga ko ahora avuga nk'uwasinze kubera inzoga hanyuma se kado karame ntabwo umusore yakubwiye niba yohereza umuntu uza gukora ariya mazi yo muri dushe yo mu cyumba cyacu mabuja nibagiwe kubimubaza pe ni ukuri rwose mumbabarire nta kundi ubwo ndakomeza koga yo mvanye muri robine hanze sawa rero reka nisubirire mu cyumba ntiwongere gucuranga radiyo cyane yego mabuja reka ntunyuguze ibyo ngo byari bisigaye ariko kudasoma sha musoni ntushaka gusukemo n'indi rwose aka kayobwa n'akabagabo ari gusoma nta kibazo oya rwose iyo nanyoye irahagije papa nawe rero umuhungu wanjye nibyo nakubwiraga kubaka urugo ntabwo ari imikino nkumva uganira na nyoko nkumva ibyo akubwira ariko natekereza neza ngasanga ukiri nka kagahungu k'imyaka ingahe ariko narakuze papa ashaka gukura si igihagararo si n'imyaka si no kuba washatse umugore kuvuga iki papa gukura k'umugabo urumva ni uko amenya inshingano z'urugo akamenya ko yashinze umuryango akawumenya akawitangira ariko mbabazwa n'ibitekerezo numva ufite ariko papa waretse ngataha rwose ko nari mfite gahunda niho wicara se nyine tubanze tuganire ndabizi kuko umubwira ukuri ubwo nibyo uri guhunga ariko uzumva nkubaze niko uzamenya ryari ko washatse umugore ku buryo uva mu buzima bwa gisoro ukita ku rugo uzamenya ryari ko umugabo yimenyera kwibura akagira ate numva bavuga ngo arapfa agapasha nuko rero icyo bivuze urakizi ni iki se igihe cyose uzahora ubona abagore beza ubona abakobwa beza hanze aha ariko kuba umugabo nyawe ukaba wose ubima amatwi n'amaso yawe ukareba uwo washatse wenyine kuko nawe ni mwiza ziriya nama zanyokorera urakugira umenye ko ntazishyigikiye na gato inama zo gusenya umva papa nise ko mwirirwa mumbaza umwuzukuru akaba ataboneka ngewe nari nagutotanyo nyoko bikubwira we yabyaye uriya mukuru wawe feliciyani ryari twari tumaranye imyaka myinshi ibyo simbizi akaye nuko wijije ariko urabizi umva mwana wanjye rero ndabizi nyoko yagushyizeho uruhato n'urutoto ngo ushaka vuba ariko kuba byarabaye ugashaka shikama wubake urugo rwawe uretse ibyo kwirirwa ugendagenda mu bakobwa nta na rimwe ushobora kuzabona umukobwa mwiza kurutiriza abo bandi nabo muryanira gusa ariko kubaka bizagorana ariko rero ngizi ko nta bandi bakobwa njyamo kuko ibyo urabimbwira kubera iki papa sha muhungu wanjye ndi mukuru kandi nkubwire uticara ngo wisubireho umenye ubwenge uzabimbwa iyo mbwa muvuga ni iyihe se nesigaye zirara zibunga zimoka ijoro ryose ubwo ntacyo mu minzera oya da twavugaga iby'imbwa zo mu rugo zishaka kuba inyagasozi bikaragira zibaye imisega nawe ubundi se ese ubundi wahoze hano Melesiya reka nibwo ndi kuhagera musoni karame mama mpuye na wa mugore wawe ndebana agasuzuguro rwose wagira ngo hari iwawe hari ishuri rikigisha pe
none se ubundi musonera mwahoranye ko utamusuhuza cyangwa uwo mukazana wawe niwe ukubwiye ngo ntumusuhuze nagende abimbwira se yankuye hehe ngewe hari icyo navugana nawe komera rata musoni komera mama ariko rero meresiyana iki se nawe ndambuye indirimbo zawe za buri munsi z'urwango wanguriye mu kazana umuhora iki karimwe musenya ingo z'abandi icyo dupfa ni umwuzukuru ngewe igihe cyose atarampa umwuzukuru simubara nk'umukazana muzima ariko se ubundi hari itegeko rimutegeka kumuguha none yaje kumara iki kandi meresiya ndakwiyanye rwose nk'umwana w'abandi amahoro mva mbese murekeye iberaho nawe ntiyanze gutwita ku bushake wese niba udashaka kwibona ateruye akana mu biganza nanga kurengera amafuti nawe igitangaza ra uburyo wumva ko ibyo ndengera ari amafuti nibwo bufutamye ahubwo ugize ngo iki Kazimi ihangane ndaje gukingurira ni wowe felicien kandi nitwa ferigi ibyo izina ni iby'abasaza mani yewe ga mumbabarire da mwashakiraga iki se ferigi nshaka ko tuganira sisita kahunganiriza ntumbona se kahoda nyine banza unyinjize mu nzu unyicaze neza unyakire neza nk'umushyitsi nyine usobanutse ubundi tuganire si byose karibu pe ubona se tambuka wicare mbanze sisita burya uba ahantu heza gutyo sha biki yewe data we nibyo se reka nicare mu ntebe umwana yaje reka nicare no muri iyi ngiyi ariko se wasaze ferigi ngambwira icyo unywera mwakire uvana amashyengo hano hari ji hari icyayi hari amazi hari fanta yewe hari n'igikoma sisita yewe data we iki se barantutse barantukuje we yewe data rw'igikoma ndaka kagira imana yewe tutse ngaho ibaze ferigi yanyoye igikoma ndakura he cyangwa ji ariko rwose ye baba we none se umusa nta kabyeri gahari ko ariko nshobora oya pe oya ndebe sinywa byeri rero sinazigira hano muri firigo ku buryo nazizimanira abantu none se wantumirijeho kuri butike basi utumitsingi tubiri tunini tuba duhagije ntabwo ngorane rega cyewe biba byoroshye umukozi se ko ntawe uhari ndatuma nde koko nakubwiye ngo singorana rwose sibyo umva nkwereke mubwire rata ntayo mafaranga nsimbuke nigireyo si yarayirya kuri butike hanyuma se kunganiriza washakaga byose kunganiriza ntabwo ari ngombwa cyane ariko twanaganira nyuma mvuye iyo da oya byihorere rwose ndahamagara bazinzanire nakwereka noherereze mesaje uriya muhungu zizanye ahubwo dore nicaye mbwira icyo wanshakiraga ubwo wagiye kuzinzanira rwose n'ubutengamare kuko mesaje karagiye noneho ubu twaganira wongereho uba nihuta ariko ubu noneho twaganira se kutambwira sisita rero aze hari ukuntu njya nkubona kenshi kwa peti furere rero nshaka kwitegereza nkakureba neza nyine uko uteye niyo mpamvu y'Imana uri mwiza pe cyane kandi urakoze cyane ndakoze urakoze pe nawe urakoze none se uriya nta kuntu nyine wazemera tugahuza nyine nakwinjiza mu muryango wa Kazimiri ukamubera umukazana ngo iki nyine ukemera tukikundanira nkazakurongora nawe ukaba uwo mu muryango wacu
hewana ngewe ndisereye cyane pe wallahi twahita dukora ubukwe vuba vuba nta bintu byo gutinda se sister ngenda wararushye kunseka se gaferisiye nako feriji ntabwo byashoboka Eh? ntabwo byashoboka rwose mami none se ubyangiye ibiki ntabwo byashoboka fata icyo do mpaguruka urebe ibyo birakureba do reka nze nkwereke reba gutya bana ngewe vani Fergie. ipantaro byawe impande oya ariko ntigira ngo nkwereke uko urabona mwahehehe koko aha cyangwa se sister niba utabyemera ngewe reka nzakuzanire muzehe Kazimiri umusaza wanjye uramuzi hanyuma bikwibwirire cyenda akomeje cyane pe mva nge wallahi nshaka kukugira umugore mwana mu sister ansetse ndaka feriji ndabikubwire ko mbigusubiriremo ntabwo byashoboka wanyumvise cyangwa nongere nsubiremo bwa gatatu ubwo nta kundi nyine urankatiye we ntabwo ukatiye rwose genda akadobo ntaya nta kibazo ndagakizwa na mitsingi n'iziza yako nyamara urihombeje niyo mpamvu ngewe Fergie navamo umupapa mwiza rwose birakureba yewe wa wundi wita ku mugore we akita ku bana umva nge nkajya mbamenyera icyakura nkajya mbasohokana mu kamodoka ka fresh mbese ukaryoha ukabaho neza mani n'inzoga unywa ako buriya nanazireka tu ntabwo byakunda feriji ntabwo byakunda narafashwe nta kundi none se mani izo byeri zigeze ngo mbe nisomera ntabura byose ihangane yewe si kuko wategereje ariko se sister iri cupa mbona hano ra ubu kasa kari karimo aho nyumvira yashizemo kabisa wambwiraga ko hano nta nzoga uhagerara iri cupa ryawagamiye ariko se nk'ibyo bikurebaho iki kandi washyiragamo igikoma waje ukicara hano feriji garuka wicara aha usumva se iyi si ya keci ya peti frere ra ariko se bite byawe wowe inkweto ya musonera yageze hano itekwe cyangwa shaji wanjye nawe ajya atezamo mu ibanga rikomeye umva twumvikane feriji mu byakuzanye hano ibyo ntibirimo urumva niba wumva kwicara hamwe ugatuza bikunaniye sohokera aha ngaha utahe vuba sohoka utahumvire mu nzu se tangira kureba uzwi ureba sori rwose nta mahane mfite pe ufite so uva aho ngaho rero ugaruka wicare cyangwa naje rwose n'umutima mwiza ntabwo nta mahane reka ntuze nicare ntuze rwose kandi biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ni ukuri urataha ntutaha sinava hano ibyeri zanjye ntazinyoye da ntabwo nahava ahubwo zigeze weko sana mayani komera mushizi wanjye Kadudu komera Mateo komera Kadudu amakuru se musaza amakuru ni meza nikoze uciye jewe se ku marembo harakinguye harakinguye rwose gaho ahubwo se ubu ntibazakwibasha nta wabitinyuka barabizi ko ngiye Kadudu ndi inda ambaye hari nka rero utwo dusimba dutoya ntitwahatinyuka niko se mani ko wabuze shana arabuze akazi kaba kambanye kenshi kabisa biragaragara kabisa mbese ababosi bawe bari he Kadu yewe sha mabuja ni uwari araryamye musonera we yagiye kare ntaragaruka nkarombwiranye kubusha ko nje gukora amazi ngo hari amazi yo muri dushe musonera yari yambwiye ko abamereye nabi bosi ko atabimbwira mfasha ariko iyo robine yo bahora babivuga ko yapfuye ubu nabo bakoresha dushe zo hanze n'amatuwarete yo hanze nkanjyanga nshatse n'agafunguzo abanza kukumenyesha sha n'agafunguzo kayo nshatse ndagatsinda komera yiri muraho neza bosi yari yambwiye ngo nzunyerekaho amazi yapfuye nyabakorere
uyu mugabo se ko atari yambwiye ko ari wowe uza kuyakora ariko nta kibazo ngo unanyakwereke wenda byamurenzeho reka du yego umusaza reka nkora amazi ndaje shara tuganire ntari biwangu inkuru zawe ndazizi zijya zishira Mateo ni hano mu cyumba cyacu rero ni hano ntabwo dukoresha iyi dushe kubera ko iyo dufunguye ahita ameneka kuzura aha hose kandi hamaze iminsi rero hewe ndabibona rwose ariko se kuki musonera atabimbwiye hakiri kare ubu simba narabikosoye koko kandi nanjye nahoraga hano pe maze iminsi ndwaye sinavaga hano n'ubu usanze ndyamye oya yabimbwira ngo narabikosoye kera rwose biroroshye cyane ibi ngibi ni akanya gatoya dore nakuma kaburaga ngize amahirwe ndagafite ubwo byo nakagendana biba birinze kunsubiza muri kenkayo ngaho reka nkwereka kiramfasha gutya mfasha ahangaha gutya gutyo wafata uwakomeze nabanza nkafungure neza gutyo wakomeze gutyo ndashaka kubanza nkareba ukuntu kameze ufungure neza uyagerageze gutya komeza cyane kadu ubwo urajya he ngo kadudu niko wamugore ndabona ari ubu simwifatiye se kandi komera musoni nkomera ibiki niko ubu simwifatiye umfate ngira nese kandi ngo ugira ute we n'amatewusi ndabafashisha aho mwahereye munci nyuma se mwari muzi ko ndabafata cicika aho ngaho harewe erega muza kwihengeka no muri dushe ndabafashe rwose ntese ntuzaze turi gukora amazi koko se wanyohereje gukora aha muri dushe yawe ngo mugira gute siwe wambwiye ngo nze mbikosore koko siwe wabimubwiye zibase nyine nawe nta soni mumaze gusambana none muje muri dushe koga ngo murimo gukora amazi oya ntugatera urugendo ndabafashe iriza aka gasuzuguro sinshobora kukihanganira na gato gusambana noneho ukabikorana n'inshuti yanjye magara nizeraga koko mukanabikorana mu buriri bwanjye koko kuki mutanasambanye nibura ngo mujye gukorera ibyo byaha byanyu mu marogi reka uraseka va mu rwenya oya mfashanga ureke gushinga ngufashe biki oya mfashanga dukora amazi ntawe ngufashe fasha nyine dukora amazi dutaye muso najye ureka gushinga niko ngo njyewe shenga sha wowe sha urancinyuma warangiza ukanasekera sha njyewe ndagucinyuma musoni ariko musoni reka mubwire ntabwo ukomeza kunkubita jyaho ugeze abagabo mu cyumba cyanjye sha ahangaha nawe turankubita ntacyo ufite koko reka rero mbanza kumijya urashaka iki niko washigenda wamusenzewe mukingo urasohoke uhita unakinga urimbwa rwose genda tumuka genda reka dusigare mpangana n'iyi ndaya yihaye ibyo kuzana abagabo ngo ku buriri bwanjye sha ntasoni ariko mana yawe iki wabaje n'akadudu ko yose yaraje gukora amazi aravuga ko ari nawe umwohereje gukora amazi usanze arimo gukora amazi hari ikindi yakoraga zibaho se nyine ntasoni narabivuze ntuburaya bwawe nzashyira mbuvumbure sha noneho ntunyira niko nkubwiye nako nta yandi magambo mvugana nawe rwose ugire bwangu uzinjye umvira ahangaha sinabana n'indaya ngewe musonera urumva cyakora ndakugirira akabanga simbyasasa ariko utumuke umvira aha gira kandi nta kintu nshaka kuki ndengano ndeba ngo nyagasani se nyagasani wowe warakuze ubu ko kuretse kwiyenza njyewe niyenza Matewusi ko ari inshuti yawe ibyo urumva yabikora cyangwa izo ngeso uzinziho nakubwiye ngo njye ntunkire niko nkubwiye ahubwo reka ndebe inombwa niba yanagiye ahubwo sha ubundi nsanze ikiri hano nayimena nyiramivumbi urushya nze ngende niko sha Mateo niko uracyaraha iriza nawe ndavuze ngo ngaruke ahangaha nsanga ibyawe wabyujuje ibikapu umvira ahangaha urumva utumuke ugende reka ngende ariko singusange hano mana koko niba wari uzi ko nzarengana nkababara gutya kuki wemeye ko mvuka kuki utaretse ngo inda yanjye ivemo cyangwa mbe narapfuye nkiri muto
turaryohora akavuna umuheto nuko mbona ari gato gusa umukecuru aba yatetse duke. niko Felicien niko ntumbwire ko nta munsi nateguriye se umaze kurya wakigoryiwe maze wari uwa papa umva mbese wari uwenyine ariko mana yanjye niko ntasa nko kutinyutse kurya ibyo nateguriye so washatse umugore wakajya gutegurira ibyawe wagicucu mama rwose ngiye nabyutse nshonje wamaze nje hano muri salo mbona umureti ubwo umureti nyine urampumurira nawe urabizi asikiwe nuko ndawureba nawe urandeba umva mbese ubu nyine nawe urabyumva twahise turyana niyo mpamvu uje usanga ubusa buhumuye nyine ariko ushize. mana yanjye we aka nakumiro koko umuntu w'umugabo ungana nawe ni gute wifata nk'akana gato kicara hariya kagategereza ko bagatamika mu kanwa koko ntuzi kuba mukuru bivuze kutarya nawe rero rwose nawe sinzi ibya ubu uze kuki uba wateguriye papa njyewe ukanyibagirwa boshye utarambyaye ariko Merisiana nagorwa ye nagorwa Felicien uretse kuba ikizongwe kwawe abandi mungana ntibashatse abagore wagicucuwe si bababyuka babatekera iyo mireti banabitaho kandi mana yanjye ntibabyariye abababyaye abuzukuru none ndebera wowe ahubwo n'injocira gutyo mama no kugukubita nagukubita kuko uteye umujinya icyo uzi cyo ni ukunywa gusa ugasinda ugataha wabuze buri gihe ukambakamba urwo rugo umubwira ngo ugushinga nta mafaranga mfite yo kurushinga no kurutunga hanyuma amafaranga uhora wasindiye se uyakura hehe kareti nawe watetse gato karashize reba iyo uvanga amafaranga nsindira nyakura yewe mbana neza rwose uzabaze ni amaji yanjye ngo amagini ni ukuri noneho ntabwo ari amagini mere ni ibiki se uri kuvuga ni amaji amagini se ni iki nzakugire ni amaji yanjye nyine mba narayagiriye neza akaba yanyibutse nyine akahangurira akantu tukagasangira reka nanjye nkigira akazi sinaburaga kubasengerera ubwo rero banyitura ibyiza n'abakoreye hanyuma si birakukora nta mafaranga biguha wakirumbowe ntiwakwegeranya ayo mafaranga ugashinga urugo rwawe ukareka kwirirwa untesha umutwe ukora mu nkono za nyoko mama nta siteresi z'abagore nshaka njyewe ferigi ntukomeze hanyuma se kuba kwa nyoko mu myaka hafi ufite 40 nibyo bikunyuze mbwira se 40 aho mbasi iwacu se ngo iwanyu aha ni kwa Kazimiri wakigoryiwe mama jewe mbi wacu mbaho navukiye niho nkomoka uribeshya rwose aha si iwawe ni kwa Kazimiri na Merisiana urumva ngo araseka mama njyemba mu rugo navukiyemo Ye. urumva namwe rero ni mubabara muzajya iwanyu aho mwavukiye mujye gutegekayo ariko akanakumiro aha ni iwacu sinahava rero ubwenge bucyo ugira ariko nisukurengera buri gihe niwe wakoroye mama njye ntabwo norowe nararezwe mbese umva ndororwa ze genda agahene kukugumisha aha nibyo bituma ubura ubwenge ubundi njyewe nakakwirukanye ukajya kwirwanaho n'ayo make ukorera ukayimenyamo kuri buri kimwe cyose wenda uwo muteto washira ariko ubuzi kuba mu nzu utishyura urya ibyo utahashye ukoresha amazi n'umuriro utazi iyo byaguriwe maze ukaryama ukamigarara hasike icyo ni cyo gituma ntirirwa hano inkuru zawe ngewe ndazanga mama ngewe mve hano nanaguhunga igihe ibyo ntabwo nabiva mu nturira amazi se ubwo ugiye uhagaze uragaruka ukambakamba wasinze ariko iyo nkambakamba si iwacu nkambakamba ngana mama umva mbese kuba mbasha kwigeza hano ntagusabye kunsanga ukabari ngo unteru ikindi kibazo urabeshyera ubusa ndaza kuguhagurukira sha wibeshye uzi mpondagurira urugi mu gicuku urambona ariko urwo rugi uvuga ngo mpondagura gukora urwa Kazimiri n'urwawe ugize ngo iki wakigoryiwe ugize ngo iki niko wa musenzi yaryamye ko numva urugo rucitse bahu niko shaka kadudu karame boss naringize ngo waryamisha niko karame wa mugore nizere ko atagihari haracyahari
none se yajya he ko ahangaha ari we bose ngo iki ariko bose mu gitondo wamubabaje zibaho niko akantu wakoze ntabwo ariko pe maze ujya ushyanuka gake urumva ujya umenya aho ushyanuka naho utagomba gushyanuka naciswe rwose ntibizongere gucika rero naho mabuja rwose ari hariya mu cyumba araryamye pe kandi byababaye cyane cyane pe bose yananiwe no kurya kubera akababaro sha umva ibyo ntibindeba sha nako reka nze mwereke mvira mu nzira hoshi genda igerayo shanze nze nkora akantu ubundi ntasoni bose genda niko mbwiye genda ibiyaga yawe se ndakubwiye ngo zibaho ngaho ntirongere no kumva uvugira hafi ahubwo ntasoni amba ubu noneho ngiye kugakora ngiye musonera rwose ariko sawa ubwo mushinya ndawuvana he baho mutoni kwaba ntiyakanyamuneza kenshi ariko ni hahandi ndamwirukana tu ntaruraramo rwose ambo ariko ndibutse iyo nasinze nibwo ngira akajinya kenshi reka nze muhingukeho nisindishije niko wa mugore we w'indayi uracyari hano umva ntabwo urira pe turahangana ndavuze ngo kingura vuba kingura niko mvuze kingura wihondagura urugi rwose nakumvise kandi naje ngo kingura vuba nta soni uraga gukingura se ugira ngo hano ni iwawe ahubwo umva nizere ko ugiye guhita usohokana n'ibyawe niko navuye hano nkubwiye ngo iki umusonera umugabo nkunda kandi nakunze cyane ndakwinginze mbabarira pe cururuka ngusabye imbabazi nazo nshaka mbabarira winyirukana hano nta handi nta kundi nabigenza urahashaka gusa humura sinongera kugukubita ariko nanone singushaka muri runo rugo niko ngubwiye nta soni kuca inyuma warangiza ukabikorera mu cyumba cyanjye ni agasuzuguro mbisubiremo ngo ni agasuzuguro ndavuze ngo nzogera vuba genda niko mvuze ni impamo y'imana ndagacikira ijosi sinigeze nguca inyuma nirishaka riveho ndakubwiye ngo iriza ntutume mvuga nabi ngewe musorera simbikunda windushya niko mvuze ndavuze ngo sohoka umvira are sinongere gusubiramo kandi sinongere kubisubiramo ndavuze ngo caha sohoka neza witonze ugende genda niko mvuze urumva gira vuba kandi mana kuki untererana kandi ngukeneye mana igutererana zirakuze wambabariye ukambwirira uyu mugabo ko ndengana wamana oshi genda niko mvuze genda ko mbona utagenda canga hagenda sohoka rwose ahubwo reka nkurenze irembo ucanga aho genda nta wundi muryango ngira kubizi ko ari umuryango ngira wenyine umva ndavuze ngo ibyawe niba utabipakiye kare ubwo wasibye genda ukuri genda urumva nasore kuki nagukunze cyane ko umva abo basabonaga nabo bafite ingo basange vuba kuki utambwiye ko uzamemukira bigeza genda yemeje ko unkunda nanjye nkagukunda ukaba ubaye ibingibi musonera umva hoshi genda rwose genda ko musoni wambabariye ko genda hoshi arufuze ye busore urayiraho ukagarara hariya nasinze kuko ni muzima sha ukagira ngo ngewe rero umusore nasinze ubwenge ubu rero yari azi ko ngewe namugerera impuhwe arandiraho se ni ngewe wamugize imfubyi naho shibana nagende ubundi ko bavuga nk'imfubyi yumvira mu rusaku ze we yabuze urusaku yumviramo amwirukanye nagende mu isoko niba ari urusaku azarusangayo sikekare we imbwa y'umuhungu y'ubwana iri he niko sha
karame bosi. base rwose uri hehe Ariko bosi kuko mabuja uramwiruka. zibaho nawe mukurikire niba umugiriye impuhwe niko mubwiye nta soni. None se bosi. bosi biki Kuba muvugishaga wasinze kandi imbere twavuganye uri muzima ubundi bite. ndakubwiye ngo byihorere n'ubu umugabo nibwo uzamenya icyo bita amagorwa y'abagabo. uzamenya ko umuntu hari igihe aba agomba kunywa ntasinde urumva ubundi akaba agomba gusinda atananyoye n'ayariwe. Aha. mva imbere ndavuze ngo mva imbere ahubwo igire yo genda. ese ubundi ibiryo biri tayari ibiryo biri tayari niko nkubajije kutansubiza. Ibyo birahari bosi. nako ndumva nta n'ibyo ushaka genda ubige nawe genda reka njye kwiryamira umubyizi w'umunsi ngenda bucyuye musore. ayo masaha ubu ninde ko ubona cya kizungu gitashye kandi nawe niko sha ibintu sinshobora kuzabyihanganira rwose. aya masaha ukomangamo n'urwawe kagusa reka utaye igicuku buri munsi bwakeye ubu wasanga cyanasinze. niko sha wasinze n'ibisanzwe reka ze gukingurira ariko ana yanjye bwa mbere n'ubwa nyuma niko sha ese ndi wowe Kado? Yego ni njyewe. biteze ko mbona wikoreye ibifurumbira ijoro. Yewe nta mahoro mu rugo byakomeye pe. Kahota ese ko umuntu yekeranye n'ibikapu bose wawe barakwirukanye sha. ese ubwo musonera yakwirukana mu gicuku ntanarinde ko bucya basi. Yewe yaba ari nanjye nta kibazo. Uzi ko bosi yirukanye mabuja. Yamwirukanye agenda yambaye utwenda tudafashije. Ari kwisishanura. Navuze ntireka muzanira imyenda. Ubwo si byo uvuga ni ukuri? musonera yirukanyiriza koko? Yamwirukanye cyane. N'utu twenda napakiye ahubwo nuko ariyo nari namishe ntaye nakajyanye mu cyumba cyabo. Kishoboka. Rero kuko yigeze kumbwira ngo nimwe muryango agira gusa navuze ntiburiya nahaye ahongere kamuzanire utu twenda hano. Kera n'ubu ntabwo ibyo bintu ndabyumva. Musonera yatinyutse yirukana umugore? Ni ukuri rwose yamwirukanye. Ariko nta n'isoni koko umuntu w'umugabo yirukana umugore bigeza iki gicuku. Reka ze muhamagara uyu muginga mbwire nta soni. Ubu nawe agiye kurumba nka mukuru we koko. Sogoko ntumubwire ko naje hano rwose kuko navuye yatabizi abimenye ko naje nkurikiriza yanyirukana n'impamo. Homura ntabyo mubwira. Ntubimubwire. Kaze numva uko kivuga. Numva kitari no kwitaba telefone. Kivugiye mu biki? Kirambwira iki koko? Niko sha bite sha? Halo karame papa. Niko sha. Uyu mugore wirukanye muri iri joro nta soni. Ese ubundi murapfiki? Papa yahise aho ngaho. Ibyo ntibikureba subiza ibyo nkubajije. Papa umva rwose ngiye mubwire. Numva siki? Ntabwo nakwihanganira umuntu uca inyuma akarenga akanasambanira ku buriri bwanjye rwose. Uko gutinyuka akazana umugabo mu buriri bwanjye. Nabarere. Urumva icyo kintu ariko sha ubwo ivyo uvuga urabihamya? Muvuna muheza ahisa nkupa. Ako bahungu mwe ibyana bigiye kuzambera bite ko? Sogoko arakubeshye rwose. Uwo muntu avuga ngo yasambanaga n'iriza. Namwibone yaza. Nindeze asanzwe ari n'inshuti ye magara. Ntibishoboka. Ndetse ni na boss wamwereje ngo aze kubakorera amazi yo mu cyumba yari yapfuye. Tekereza koko. Nuko mabuja nyine agiye kumwereka aho byapfiriye sinzi aho boss yaturutse ahita basimbukana arabakubita ngo abafashe basambana. Aramubeshye. Koko nk'ibyo ni ibiki koko? Inkuru nk'izo z'umukara gusa mu muryango wo kwa Kazimira. Ariko nka musona yo madayimoni yamufashe waza atarayo hafi aha ngaha pe. Ubanza afumbiye si gusa. Arabeshyera ubusa ariko. Aho namwihanganiye ndaje muhagurukire. Ahubwo uwo mukobwa ko atageze hano. Ubwo yagiye bahu. Ntibishoboka. Ariko se mabuja yaba yagiye koko. Kwa mugani kuriya mwana w'umukobwa nta n'umuryango agira. Ubu yerekeje koko. We data we. Ndababaye birambabaje. Umva icyo nacyo kiratashye. Anyibira uwo musinzi. Ariko nkuko kundubije abahungu babiri bose kuko abahungu babiri mbure n'umwe ntoramo koko. Papa vipi wangu? Kitagaza ko. Kuhagaze hanze nijoro bite se papa? Yego ubanza waje kuntegereza mu nyingurira. Nubwo nuko rwose umusa
kora harata wowe uri umujama wanjye mva imbere se nyine kora mariko umva nawe nkwiyamesha uru rugo utahamo si urw'umupfakazi urumva hano ntabwo binjiramo ko bashatse ngo basohoke naho bishakiye kugira ngo unabimenye iyi nzu ubu noneho ntuyinjiramo dore uko kimeze uko kiri kureba cyavamvaye gusa inzoga zakirangije ntabwo wabinkora ni ukuri mama w'imana uri umuntu wanjye kandi nkubwire njyewe mba mfite ibibazo byinshi ni ukuri pe ako wowe uracyari umwana ashani wabyumva papa mama w'imana ukuri pe mwajye munywa nyinshi mva nkubwire papa mwajye munywa inzoga nke mva ariko nkubwire inzoga nkeya n'ubundi nkeya sibyo ejo umukobwa yanteye indobo ntabwo ni ingunguru nako ntabwo ari indobo umukobwa wowe nkubwira wowe impamvu utabyumva wowe umukobwa yari yakubengaho akanagusuzugura koko mwaca ariko nta kuntu uracyari muto nutereta umukobwa mwiza agakwa uzabyumva sha ngewe ubu nganyoye inzoga ariko sha nta mutima mubi umva nkubaza ubwenge bwawe burabufite cyangwa buba bwatembereye nako bwatembereye kera uracyagira ubwenge wowe ubwo nibyo uri kwita ngo ndacyari umwana injira umva imbere ubona ubwo umukobwa wakwemera n'ubusinzi bwawe yaba ari uwaye nakwise umwana papa cyane ndahoshe cya mu nzu hose mva imbere sinshaka no gukomeza kukubona nta kibazo ariko papa urakoze kumakariye urata aba nawe bibi by'umugore se n'uwa petit frere ntakirara mu rugo asigara arara yangara ku gasantere boshye za mbwa zihigaho bajugunye yewe ndashaka umugore uravugisha ukuri riza umubonye ku gasantere firiji oyambwira neza burya nawe wari ubarisha wari wambwa waje gukora iki hano n'ukuntu wanyimye inzoga utaguze wa musenzi mbwira yewe niba iriza umubonye ku gasantere numokere sha numokere mubonye yongeye gutaha sinzi aho yajyaga muze ndagere kajya kumureba ndagiye none se shaka do ubwo wizeye kumubona kuko utazi niyo yerekezaga ubundi si uyu musinzi uramenya ute niba kuko akubwije ukuri kagende naguha amakuru papa hase winyabiza sike wowe uri kumbeshyera numva iyo uri kumbeshyera ngo nasi abona sinzi ntabwo si uwanyoye inzubya icyo banyoye iki cya bindi by'ibyuma birirwa baca umuryango wawe wimuye mwa umva hano mubazira kabazimbwe gufwa haso umva kwinyotiriye n'agacupa warajera karara uboshywe cyangwa kimeze nabi yego sha kadudu ugaruke umbwire sha umuryango ndawubona nuko ihoratowe mbere neza iri yewe shawongera umbe kuri ayo mazi we ubuse mana yanjye akira yewe mana we ubu se n'iri joro naraye ngenda nza hano ryandwaje we nabyo byashoboka washize pe nahahurikiye ariko urumva n'intege ari nkeya sinzi ikibazo pe wanariraye byo rero ahora nikisha umusore yakomeje kumbera ikigeragezo akose ubu niki cyamuteye kuba nta mpuhwe bigeze hariya koko kunyirukana 3:00 z'ijoro ntanatume mfata n'akenda n'akamwe shano kwihangana shenge nanjye se ko yananiye nibuka cyagiye ukuntu yarankubitiye iwanyu kuva uwo munsi sindongera kuvugana nawe nahise mutinya pe kurenganya pe ahubwo ndanagushimira kuba wanyakiriye nijoro rwose ahubwo siriza nshuti yanjye ubu gahunda ikurikiyeho ni iyihe yaba ihese sha
ko umujinya naraye mbonanye musonera atari uwo gushira vuba sinakubwiye icyo yampoye nkurikije uko yakimpaye anandenganya n'uburemera biho nta cyizere ko yakwisubiraho rwose baba we ubwo nyine naje ngo mbe nibera hano none se ko ari wowe muntu nsigaranye kuri iyi si nahungiraho yo sha rero iriza wenda nako sinzi pe sinzi mana we ndumva umpangayikishije uhangayikishijwe n'iki se nshuti yanjye mpangayikishijwe nuko mbona ubufasha uje unshakaho ntari bubashe kubuguha iwe kubera iki muto mana we iri nyine urumva ukureba rero akazu kanjye ni icyumba kimwe na saro gusa ntiwabyiboneye nyine niko nahinduye igikoni niho hari na dushe ubu rero na murumuna wanjye vuba arateganya kuza ngo tubane kuko nyine agiye kwiga ino ubwo rero urumva ko bigoye aka kazu turi batatu sinzi uko byagenda ariko se ubu ndabigirana ihangane basi tuzajya twihengekana muto sibyo ihangane ari wowe ni ukuriri ikindi kibazo ni ibyadutunga urumva ubusanzwe mpembwe ntica ntikize ibyo ntubizi murumuna wanjye nawe azaba aje kwiga ari njye umurihirira ishuri urumva ko gutunga abantu batatu nanjye ubwanjye ubusanzwe byangoraga bizaba ari ingorabahizi pe nawe urabizi nta kazi ufite ngo tuzafatanya ntaki mwana nanjye ubwiyo nkagira nari kujya gushaka gato yanjye nkaba nibereyemo ni ibibazo nyine use basi ngaho ngira inama nk'inshuti yanjye magara nakugiriye inama ni ukuri nanjye birancanze pe ahubwo ubwo ni ukuba ushaka aho werekeza kuko murumuna wanjye ari hafi kuza nyuma y'icyumweru kimwe azaza yego mana yanjye neza ibyo se kandi ni ibiki ariko se mana iri yego mana yanjye imana ndacyaririza umwana w'imfubyi utagira epfo na ruguru ubu kubera icyo ukomeje kunyibagirwa ndakumenyesha ko nyihari ariko ndimo kurushaho kubabarira muri iyi si wanshyizeho njyenyine mana nyibuka untabare kuko aho ngeze birankomereye muzehe ni biki ntubona ko ndimo kwitegura ngiye ku kazi rwose nta mwanya afite nta mwanya ufite umva musone wagenda wagira icyo nshaka kumva neza ni kimwe uriya mugore wamwirukanye umuhora iki ariko papa nawe ra papa si iki nijoro kuri telefone sinabikubwiye koko umbwira si iki buriya wambwiye iki ngewe rwose buriya musonera sinabana n'umugore unzanira abandi bagabo mu buriri kadodo nzanira ya masogisi y'umweru sha gira vuba vuba ariko se musone ubundi wagiye umenya ubeshya nawe utabeshya yewe ubwanjye wayazanye mpereza ariko se yewe ubwanjye kadudu yanyibwiriye ko wabeshyeye umugore wawe kadudu uyu nguyu yanambwiye ko umuntu ubeshya ko wamufatanye nawe ari inshuti yawe wari wohereje gukora amazi mu cyumba cyawe maze ugahita ubasanga umubeshya ngo bari gusambana uhora unyumvire imbwa mwokagira imana niko sha niko wa gicucu ninde wakubwiye ngo ujye kujaja ninde wamusenze ninde we ariko sigaho ariko musonzi asigaho utarwana ariko se umwana ko yavugishije ukuri urabura gukubitwa wowe munyamafuti none urashaka kurenganya uyu mwana oya ngewe nanga abantu bagira ivuzivuzi rwose oya wishaka kwijisha musonzi yasigaho niko iyo mishoshi itanu yigutera afite amahembe magana angahe papa rwose uzi n'ibindi ngewe nta mwanya afite wo kubisobanuraho ahubwo rwose wirirwe kandi nigire ku kazi uransuzuguye sha uransuzugura uravuze ngo ndi kukubwira ubusa sha papa ngewe nagiye umvise kumbwira ngo gumbaho ku kazi nibanyirukana wanyereje urampa akazi ujya umemba niko uransuzuguye sha reka nigendere rwose papa
kakabi nko kubyara umwana akaba imbwa akarenga no kuba imbwa akaba umusega bahungu mwe nagendesha Kazimiri nagendesha reka nawe nsuzuguriwe hano muri iki gitondo ubu nanjye wabona nirira mu mwaka muze niba muhozeho pe kora hose ikiko biriya bintu uvuze twari twarumvikanye ko utazabivuga noneho naza arambamba nako nuko umva aranyirukana sinduraramo ewe horiya nawe ndabona atakibereyeho yarasaze byararangiye banza umbwira ariko sha ubundi rizo horaye umubonye naraye mubonye ku mukobwa w'inshuti ye uba handi Ferigi yatubwiye n'imyenda ye naraye nyimuhaye ngaruka igicuku cyose nuko sha wakoze ntaba nawe rata ubonye ngira umuhungu w'imfura mbere ikirumbi inzoga zimurongore zimugira umugore none nawe nari nzi ko ari umugabo ndabona yabaye imbwa burundu pepepepe reka nawe nava mvuga n'amagambo re nkavuga n'akatavugwa wirirwe sha mwirirwe muzehe wabyaye nawe ngaramutswa n'abakwe koko yemwe urusura ubyara nta kandari umfasha banza n'icupa ngaho ngo tomera icyakane cyose kabisa umva shiri Karamel aho rero icara aho ngaho mbanza nizanira icupa nsomeye ntabwo rwose ikibazo kabisa ubwo uransanga hano rero nta kibazo naje neza shami ifumbire ngira vuba vuba ntibitameze nabi mbega icyaka we yewe ngagihari kikwishe byo yewe wanza cyari ikibogano tu shiri Karamel cyari kinyishe neza neza ngahicara utuze noneho yewe nicara ngaho uragatera sheri naripfuye sheri Karamel ngaho rero mbwira ikintu biri ushaka kumbwira ugategereza ko tuza guhura ahubwo uzi n'ikindi se fata akaboko kose bitwara ingorane raraje ndishimye cyane rwose ariko ngaho mbwira rero mutoni rero ndakumva ubu rwose dushatse twanywa tukishima mbese tukishimisha bihagije urumva ubu ndagira ngo nkubwire ko inzira iduhuza neza neza ikomeje guharurika urumva neza ubu wamuvuna muheteza naraye musetuye birakunda aragenda yewe shiri kutabyishimiye bite navuze ntinkuru ngo mbe nyikubwire nkureba mu maso ntaho nibyo byawe ariko naharwanye we naharwanye ahubwo ni ukunshimira rwose ni ukunshimira pe shamana yewe wari uzi ko wirukanye yaje iwanjye nguki muto yaje iwanjye nagiye kubona mbona mu gice ukageze iwanjye ngo nyine inyuma wa muhungu wawe amuzanira imyenda saa kumirora niko muto uravugisha ukuri riza yaraye iwawe abeshyera iki ahubwo n'ubu niho ari rwose muto nkawe none se kuki utahise umwirukana koko ndavuga ngo wagomba kwirukana umushenzi mbabarira sha ibyo byihorera byihorere ujya umenya neza ko iriza ari ngewe nshuti rukumva agira ino nta handi yari guhungira rwose nagerageje nshakisha impamvu zose zishobora gutuma amvira mu rugo ariko byancanze pe bizanagorana niba mu y'imana kuri bizagorana rwose muto ibyo ugomba gukora rwose ugomba kubikora ku ngufu urumva kugira ngo umugambi wo kwibanira ugende neza bitabaye ibyo n'ubundi ntanabikubwiye twaba tugosorera mu rucaca sheri ibintu ni ukubyitondamo gute se kubyitondamo pe kuko ushobora kubihubukamo bigatuma atuvumbura kandi tutabishaka yes petit frere kahore ahantu undi wagira ngo haramwumurira wanguriye kamwe ko umva ngurira nk'ako uri kunywa amazi umva Ferigi ndakwiyamye urumva ntukajye witura ku bantu gutyo ngo uze uje kubasaba amayoga
ndavuze ngo sohoka hano vuba kwa kabari ni kwa kazi sohoka cyangwa hari iwawe ariko ndavuze ngo jya kunywera ahandi rero apana kurano meza niko mvuze kandi urambaza iki Fergie urambaza iki ariko petit frère watuje nkivuganira na sister unyumvire nyine uravuga vuba wowe ko nta mutima mubi nubwo wambenze aho nyumvire nguriye nka cya mitsinyire nka cya kindi wanguriye ndi iwawe mwumve gutomera ku cyaba kiri ariko warasaze Fergie warasaze kumbe Fergie ageze iwawe muto wagiye ibintu by'imishyama ariko rero umusore yarahageze ngo aje kunsura ko nyine nirimo umva Fergie ndavuze ngo va hano bitaraba nabi kiravuba kirava niko mvuze yewe kandi ndakubwiye ngo uzongera gusubira kwa mutoni tuzaserera akuyirukana yo nkana ariko wagiye wumva Fergie wowe sinabonye ugendayo unyumvire ubu uranyumvire sinasanze bya bikweto byawe murwanire mu kabari mu mbabarire amamani unyirukanye mu kabari reka nigendere nawe wanze kungurira mitsi genda ntunagarukira amabunya nako nananiwe kukwiba unyumvire ibigambo kigiye kirimo kuririmba no erega nanjye ni kimwe ariko Fergie wavuye aho ngaho muranyumvire ko aho nyumvire umva ntukwimana ibyo bigambo kirimo kivuga genda niko mbwiye niko umva nawe mbwira neza uriya yaje wawe ati kugira ariko se ntabwo nagusobanuriye koko aho nabwo hicaye hose ndakubonye sha uyu waturutse he koko wowe se uranshaka wangaga kunyitaba kuri telefone uzi ko tutazahura sha uhora ucyumvire kumbe ubyumva bigeze hari ariko nk'ubwo kuza usanga abantu biturije ukabitura mutuzi iki uhuragura ibigambo bitabeshye uba uri muzima sha ndabasabye ntabwo mupfa kutarwanya ari njye nawe utari muzima ninde sha ni wowe cyakora sinzi yuko uri mbwa bigeze hari nta soni uratinya ukashinja kuryamana n'umugore we koko njyewe Matewusi inshuti yawe sha ntabwo twajya umuntu w'inshuti yawe ariko sha Mateo ubu wanshingutse hejuru ashingwa n'agatanu hari inzoga wanguriye ku buryo untetse uhagarara nta nzoga nakugura nje kukubaza impamvu marabika bigeze hariya igicupa mu mutwe mukobwa ceceka ntukivangemo umuntu akubita undi bakamuha yamuhoye ntabwo iki ngaho sibeshe gato ariko wagabanyije amagambo Mateo cyane mite nkwereka musoni nakukubita ukamara amezi 6 mu bitaro utazi no hanze kwasi uratumva akase gace ndumva ndibwa ribwa inyegereye nka gakeya kurabugenda nawe se nasaze niba ushaka kurwana jya gushaka imbogo mu gigirane musoni burya naze kukubitira imbere y'umugore wawe ariko natahanye umujinya nk'uwaterekana ariko bagakayagize nk'umunota gakeya akantu kagashaba gakango wahaguruka nagukubita no mu nzozi ukazajya utinya kundota musenzi ibyo bitutsi byawe rero nta gaciro mbihaye nta n'icyo bivuze yasibeshe uhaguruke gake muhere kubite na nyokwa kureba kwamwanya na ingapfa ngwino n'undi munsi sha undi munsi gisa ahubwo reka nkubwire musoni bibe n'ubwa mbere n'ubwanyu umuhinisha bigeze hariya musenzi uzongera bibashe unandote gakeya reka nigendere twigendere muto twigendere sheri none se sha ko muno n'ibifurumba bite sogoko bose musonera aranyirukanye rwose haguhora ikize nyine harimo na ya mpamvu yuko wamubwiye ibyo twavuganye ariko ubu yiyongereyeho nuko yambwiye ngo akazi kabaye gake kuko nyine nta mugore agifite ese sha reka nkwibarize ubu usanga uko ziriya ngeso uriya mukazana wanjye bamushinja ntabwo azibamo umbwize ukuri rwose mwana wanjye yawe data we ni ukuri ndagacikira ijosi aka kanya mbura ubuzima bwanjye mbireba kuva naza gukora akazi ko mu rugo muri Kigali ni ubwa mbere nakoreye mu mabuja mwiza kuriya ubaje utagira amahane utavunisha umukozi mbese nyine akenshi anamufasha imirimo mabuja wumvikana ubona si ibyo bindi bikava hehe njye na n'ubu mba nibaza impamvu umusonera mwirengeshwe kanyobera pe ibyo byihorere mwana wanjye umuhungu wanjye ubanza baramuroze si gusa pe ahubwo ngiye mpangayikishijwe n'imibereho ya Eliza pe yabaye iki urumva ngo ahantu asigaye aba muri iyi minsi
inzara irahamwicira kuko ntibateka ntibishoboka kuko kandi nta mafaranga aba afite baba we ubu rero najyaga nteka nijoro hareba ukuntu nibeta nkamushyira none dore na ruriya rugo nduvuyemo none se ubundi aho yahungiye ni mu batindi gutyo yewe ngo si abatindi ahubwo banza nta kumwitaho batekereza nyine ni umukobwa w'inshuti ye iri joro rero njya kumushyira ibiryo yampamagara arambwira ngo arumva arwaye kandi arashonje ngo babana ngo bigeze hafi saa 5 atarataha ntibashoboka niko kubigenza ntyo rero imbwa yanjye ngo ni musoneri irahiragaramye kandi izi neza ko yirukanye umuziranenge ahubwo sogoko ndakumva sha ariko akakuzambabarire ntuzakamubwire nako niyo wabimubwira n'ubundi yanyirukanye bimeze bite se nijoro nyine nagiye kubona mbona atahanye n'undi mukobwa gusa bahise binjira mu cyumba sinabashije kumubona neza nyuma yaho nibwo yahise anyirukana ariko nimunyumvire wa muginga aka kanya atangiye kuzana indaya yarirukanye umugore muzima wenda sinabihamya ko ari indaya ngo none urumva ari iki ariko nabonye n'inkweto ze wagira ngo ndazizi gusa nanone inkweto z'abagore nabonye nyinshi zisa urubyaro rurananiye rwose pe rero sogoko rinyuze hano ngira ngo nkubwire uko ikibazo cy'umukazana wawe kimeze wenda niba muzashobora kugira icyo mumufasha mwazagikora naho njyewe ubu banyirukanye nijoro naraye ku nshuti yanjye duturanye niko kuvuga nti mbere yo kujya gushaka ahandi reka mbanze mbibabwire nuko urakoze sha nabonye mwebwe mugira umutima w'impuhwe si nk'umuhungu wanyu cyangwa nyogokuru ubwo rero sinzi uko biza kugendekera iriza rwose iki ni ikibazo gikomeye rwose gusa uyu mwana w'umukobwa ndamufashe ikibahungu mwe wanabyutse shayiri yewe waramutse neza komera sha muto komera namwe se musigaye mukora amajoro we yewe amajoro se wihangane nabuze uko mbikubwira wamumagaye mbura uko nkwitaba nyine ku kazi badutunguje akazi gakomeye nuko turara dukora nta n'akaruhuko na gato tugeze tugira yewe akari akazi nako amaherezo nzakareka pe ibi ntabyo akazi ni akazi wa mwana we ubu si iyo mba ngafite mba nirirwa mpangayitse nk'urushya nshuti yanjye uzi inzara yankubise ejo niriwe nduka ntekereza kujya kwa muganga numva wapi nshaka kugira ko ngura ngo njye nsanga nta giceri namba mfite amazi nayo sha numva agiye kunshamo sinzi ukuntu nabuze uko ngira mpamagara akadudu akadudu hari igisi wa mukozi wanyu yego sha namuhamagaye mu ijoro numva byanze ntari buri kesha nawe ukuntu ari umwana mwiza ahita kwakwanya vuba arateka nzanira ibiryo yewe ndetse imana izamuha umugisha yewe nanjye byankomeranye rero gute nkomeranye pe zindukanye inkuru mbi ko ndeba uko gahoda inkuru mbi wapfushe se muto biragaca hirya ibyo mbese nyine ntabwo napfushije ariko nyine urebye ni inkuru mbi kuri wowe nyagasani iri karame nyine urumva iryo joro naraye ku kazi banyimuriye aho gukorera ubu guhera ku wa mbere nzajya gukorera mu ntara mbese ubwo si yo ni inkuru mbi we yego mbasha nyine ni inkuru mbi kuri wowe gute none se ko twabanaga ubwo urumva ningenda bizagenda bite umurangi wese navukiye mu mujyi rwose naho mu cyaro nahaba pe ahubwo burya mu cyaro biroroha wenda nzajya mbyuka njye no guhingira rubanda yewe ikibazo rero uzatujyana nk'ikipe yo ku kazi hanyuma baducumbikire hamwe nyine aba ari nabo badutunga ayowe bivuze ko kuba twajyana bidashoboka ntabwo bishoboka iri urihangana nanjye byambabaje pe mwana yanjye we none se basi wazaretse tukajyana noneho abo babosi ukazababwira ko ndi umuyaya wawe
kandi rwose ntugire ikibazo n'imirimo nzajya nyikora pe wenda ntuzampembe ariko mbonaho nzajya nihengeka sibyo nyumvira kandi nakubwiye ko ibintu byose bazajya babidukorera gusa waba umuyaya wanjye uti twebwe tuzajya dutaha dusanga akazi kose kakozwe ayiga mana muto kubizi ko ari wowe mfite magara nagiraga nyine ndabizi wambabariye mu bushobozi buke ufite ukagira uko umfasha kubona nta yandi mahitamo ndagufasha ntese basi wenda uzansige muri iyi nzu yawe unyishyurire nk'amezi make ubundi kurya nzajya niyeranje niyo najya gusura abantu mu masaha yo kurya nta kibazo nako imana ntizabura uko ingenzi ni ukuri ndakuzirikana urabizi ariko wumve ko nta kundi nanjye nabigenza ahubwo nagize amahirwe ubu nari nsigajemo iminsi 3 yonyine ngo nishyure nyir'inzu none bizaba bihuriyemo no kugenda kwanjye nyagasani uramura iki none se wa murumuna wawe wagombaga kuza wowe ntazaba hano ngo tuzakomeze twibanire nawe namuhakaniye pe namuhakaniye yambwiye ko azajya kuba mu kigo umva rero ntiyabasha kwikodeshereza kandi agomba no kwishyura minerivare ko rero shaho inshuti yanjye umva ko nta kundi none ikigeretse kuri ibyo ni ibikoresho byo mu nzu byinshi namaze kubibonera umukiriya ubwo nyine nawe ni ugushaka ahandi ujya mana igisigaye ni ukunyica nkava kuri iyi si no gusanga pe waretse ibyo kandi nutanyica ngewe nzishakira uburyo mpfa ngo usange mware mwumve ariko nzazira ntuzanyira rwose mana umura iki koko urabizi neza ko wangize imfubyi nkaho bidahagije umpa guhangayikira mu rushako ariho nari nzi neza ko mboneye umuryango uzambera ubwugamo ukambera igisubizo none koko mana ni ukuri hangana inshuti yanjye kandi imana irakumva cyane ese kabe ni kuko mbona wabaye inzobe sha ushi wimbeshyera ahubwo uriya n'itara riri kumurikaho ukabona nakeye cyane ese harya ngo uzaza ryari mwana sha ni vuba cyane pe ninkabya gutinda ni mu byumweru 2 gusa ahubwo se we nkuteze sha ko mukumbuye cyane we sha wamumpaye ko numva mukumbuye nkamuvugisha yewe araho ameze neza cyane rwose naho kumuguha byo ntibyakunda yagiye ku isoko navuye ndamuguha ntaribi nashyushye ndumva ashaka ko azaza no ku kibuga cy'indege kunyakira ndashaka kumuzanira impano sha namuhamagaye ndamubura ngo nanamubaze icyo nazamuzanira erega asigaye akoresha agatelefone gato iyi nini rwose aherutse kuyimena ntabwo turagura indi pole rwose none akunda ngo nzakimuzanire we none se ubundi wamwoherereje ayo mafaranga nkaza kuyamuha noneho akakigura inahangaha ubwo se nibyo byaba ari sawa musoni yumvira akabebe nawe pe cyane ahubwo burya umuntu iyo aguze ikintu akunda kandi vuba biramushimisha wowe rero uyohereze nzamujyane ku isoko mubwira atoranye icyo ashaka noneho nishyure undi namara kugifata mubwire ko ari impano umugeneye nabyo ni sawa cyane rwose ntacyo ndayohereza uyohereze pe ariko sinzabura akantu navanira muri mukazi wanjye noda ndamwikumbuye ni agacuti kanjye cyane ukuntu abana mwiza cyane witomboreye umugore mwiza warwana we uzi benshi mbabazi uzambona mura rwose nawe ntukagire impungenge yewe ndamukumbuye sana nibyo hanyuma uze kugera kuri muzehe na mukecuru bacu ubame tuvuganisha nabo nshaka kubavugisha cyane dore banze gutunga izi telefone zigezweho barabeshya ariko nzayibazanira bayitunge tu none se kubaguha kandi yego sha nabo ndabakumbuye nshaka kubavugisha wabantumyeho se hari ikibazo kandi nkubwira ko nkumbuye no kubavugisha rero kabebe
banza leta ari bukunde rwose kuko ubu ngubu ngewe ndimo gukorera mu ntara uzategereza ntashye ubuse nawe windagira gute ntumbwiye ko uri mu rugo na Iriza yagiye ku isoko none ubihinduye ute aha winesha umutwe nawe niyongera kumpamagara ndamubeshya kuko konegisiyo yanze kwanza reka mwandikire mubwire ko mu rugo navugaga ari aho ndi kuba maze anohereza ibyo biceri imwe mu byeri mwandikire rwose ariko siko nanone nabeshye kwiza yagiye guhaha abaho asike to ayohereze cyangwa bireke umusenzi kaza arashaka kunyinjirira gusa nta soni dore none rujya arahamagaye nihande hawe ntabwo nkwitaba rwose nukomeza kuntesha umutwe ahubwo ndayifunga rwose mwana wa maze wirire nta kibazo njyemba ntariye kandi ubu sinyibasha kurya nka mbere nkiri mu myaka yanyu ni ukuri murakoze cyane pe humurasha ntabwo nari kugusiga usembera hariya mu gasantere nk'aho utari umukazana wanjye nubwo umuhungu wanjye yambereye imbwa yewe mwangiriye neza numvaga ubuzima bwanze none se ubundi kujya utahise uza hano uriya muhungu akimara kukwirukana di niko ye hano se urahishisha koko ibaze kurinda aho wicirwa n'inzara ku gasozi kuriya kandi duhari ubwo se bakudushingiye bavuga ko bashingiye mu bantu cyangwa ni ibisimba iyi kana range se bamenye iki ko nuko mbayeho batabizi ana yanjye naho rwose kuza hano numvaga n'ubundi ntaho ngiye musonera yahansanga akahanyirukana niyo mpamvu wari wanyangiye kuza rero none se ko Kadudu yambwiye ko wabaga ku nshuti yawe waje kuva yute nyine nawe yahise yimukira mu ntara ajya gukorerayo ubu n'ibintu bye byose yasize abigurishije ngaho da inzu amaze kuyitanga nyirayo yamaze gushyira mu nde ngaho re nawe utereka nsembere none se nari kubigenzane cyore niko muko aho urahakora iki ariko se ni ukuza ubaza nta no gusuhuza abantu koko icyo si cyo cy'ingenzi yewe wenda hano tuvugane ni amahoro se mwana wa sigara wirira sha mwana wa ndaje ariko se ubundi we kunjyana kure wambwiriye hasi numva sinshaka ko hariya akagore kabyumva yewe kwa gaki niko uriya yaje hano ate urabizi neza ko umuhungu wawe yamwirukanye yirukanye ishyano nyine none se wowe uryakiriye ute ko nawe ntazi ibyawe tuza wumve se ko nawe ibyawe ntabizi umva mbese nyine urumva nahuye nawe asembera ku gasantere mbona yanegeka inzara yamwishe urumva ndavuga ni ibintu biteye isoni pe umukazana n'uwacu nubwo umuhungu wacu yambereye imbwa ariko none umwana yaje mu muryango wacu none niba yarawujemo akazanamo ingeso mbi urumva dukwiriye kumushyigikira ariko uretse ko tutanazi ukuri kwa musonera izo ngeso wazimufatiyemo ikindi yewe nagiriye umuntu impuhwe kandi nta kindi nitayeho mwayibaza babona umukazana wacu asabiriza icyo kurya kandi babizi neza ko yashingiye mu muryango wacu nta n'icyo tubuze bakamubona nyine none bamenye ingeso mbi ze babuzwa n'iki kudushyigikira ariko nawe ntukabure umuntu bigezaho kandi umva twumvikane rero kazi twumvikana si ngewe mbisubiremo iriyangirwa mu kazana sinyishaka hano ngwe umva twumvikane meresiya twumvikane ntiwibeshye ngo umukozeho n'urutoki kandi ya magambo yawe uyagumane sinshaka kumva mu matwi ye ntabwo nshobora kubyemera na gato niba ari umugore wundi wanzaniyeho nabyo ubivuge di wibica ku ruhande se ariko ubundi ujya uba muzima wa mugore we ku myaka yanjye urashije gukazanura koko vana ishyano hano rero umva meresiya ahasigaye hagiye gukora amategeko Iriza n'umwana wacu ntabwo ava hano ndabitegetse arahava ku kibi n'ikiza ye nanjye rero sinshobora kwemera ko umukazana wanjye abaho ubuzima bubi kandi mureba nshoboye no kumufasha umufasha urumva ibyo rwose simbisubiramo ni amahame yanjye urumva kandi nawe ugomba kuyemera utyo nemera iki se kazimi twumvikane uko bizagenda kose uriya mukazana wawe sinzarubanamo nawe ndabirahiye ngewe umukobwa wa kimonyo dore nciye akarongo ndadakarenze muri iki gice cya mbere cy'umukino imbuto z'umugomo wanditswe na Rudakubana mwumvisemo Musonera mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Ferigi mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Iriza mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Kazimiri mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Mutoni mwakiniwe na Karangwa Liliane,
Kadudu mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Matewusi mwakiniwe na Manishimwe Dieudonné, Kabebe mwakiniwe n'uwa Maria Olive, naho uwabakineye Merciana ni muri Zaboro Marie Antoinette. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico.